reka dushima Imana rero yongeye kutugeza muri wa mwanya mwiza, wa mwanya duhuriramo twiga ibyanditswe byera mu ishuri iryo ku isabato. Mboneye rero kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Nkuko bisanzwe rero reka twibukiranye insanganyamatsiko dufite muri iki gihembwe cya kabiri, iravuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Mbese ndifuza gukura, mbese ndifuza gukura. Tugeze mu cyiciro cya kabiri kivuga ngo kumenya Imana. Mbese Imana twayimenya dute? Twayimenya mu ishusho yayo. Mu ishusho yayo ni muri Yesu Kristo. Yesu Kristo niyo shusho y'Imana, yari shusho y'Imana itagaragara cyangwa itaboneka, ariko uyu munsi kubera ko ibyanditswe byera birahari, yabaye ishusho y'Imana igaragara. Muri make ishusho y'Imana igaragarira abamwemeye bose bakizera izina rye, kandi noneho kubiga ijambo ry'Imana niho babonera Imana Data twese bakayimenya. Ibyo ntabwo byahagarariye gusa, twageze ku ngingo yindi ivuga ngo Imana irera. Twasanze ko Imana yera, twabonye n'undi munsi ukomeye cyane, umunsi wa karindwi, umunsi w'isabato, nayo twabonye ko ari umunsi wera, wa munsi utwibutsa Imana Muremyi. Ubundi twasanze rero nta bintu byinshi bya hano kuri iyi si tubona byera, nta byera, ariko ibyo mu ijuru birera. Hashimwe Imana yera, kandi yifuza natwe kugira ngo tubabera nk'uko yera. Twabonye indi ngingo ivuga ngo Imana ni urukundo. Twasanze iri jambo rikunze gukoreshwa cyane, abakristo bakunze gukoresha cyane, aho bavuga ngo Imana ni urukundo, kandi koko Imana ni urukundo. Imana ntabwo ari nyarukundo gusa, ahubwo Imana ni urukundo. Muri make Imana ni urukundo, kandi urukundo ruturuka kuri yo. Irashaka kugira ngo natwe rero twige gukundana nk'uko yadukunze, ngo niyo yabanje kudukunda. Natwe rero kugira ngo tuyikunde nta kundi ni ukuyemera, ni ukwemera urukundo rwayo. Kandi twabonye ko urukundo rwayo yarwerekanye muri Kristo, mu maraso ya Kristo yamenye ku musaraba kugira ngo dukire. Noneho rero irashaka kugira ngo twemere cya gitambo cyatambwe ku musaraba kugira ngo dukire. Nitucyemera tuzabona ko tugize gute tuyikunda. Ariko noneho kandi ntabwo ishaka kugira ngo turekeraho, irashaka kugira ngo urwo rukundo yatweretse natwe turwereke n'abandi. Muri make ingingo yarangiye tubonye ko buri wese wifuza gukundwa yagombye no kwifuza gukunda. Dukundane rero kuko na Kristo yadukunze, nibwo tuzaba turabigishwa be, kandi bizatubashisha kumenya Imana nk'uko bikwiriye. Imana mwirema niyo ngingo tugeze uyu munsi wa none. Mbere kugira ngo dukomeze rero, reka tubanze dusenge Imana. Data w'ukiranuka, murengezi w'ubugingo bwacu, uri Imana nyamana, uruwera, uwera, uwera, izina ryawe Data nirhabwa icyubahiro. Tugeze muri wa mwanya mwiza Data, wa mwanya ducamo bugufi tukigishwa nawe, none ndakwinginze n'ubundi nkuko bisanzwe, wohereza umwuka wera aza twigishirize mu izina rya Yesu, amen. Imana mwirema, mbese byagenze bite? Twibuke ko Imana ariyo yaremye byose, none Imana mwirema. Muri make birashoboka ko wabuze mu mutwe amagambo avuga ngo mbere na mbere Imana. Natekereza ko abantu benshi rwose bazaye amagambo ngo mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana, mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi, mbere na mbere. Muri make ndatekereza ko abantu benshi nawe unyumva uzi amagambo avuga ngo mbere na mbere Imana. Ni amagambo aboneka muri Bibiliya. Mu gihe buraho rero ijambo ryahinduyemo Imana muri uyu murongo ni Elohim. Nubwo iryo jambo rero ribasha gukoreshwa mu gihe havuga imana z'ibinyoma, iyo ryerekeza ku Mana imwe y'ukuri, risobanura umuremyi ushobora byose, ufite imbaraga zose mu birebana n'ibyaremwe byose. Muri make ni ukuvuga Imana isumba byose, idashobora gusobanurwa n'ubwenge bw'abantu, ariko noneho kandi ikaba Imana igenzura ibintu byose. Muri make kandi iyo Mana ifite ubushobozi bwose, ku buryo iyivuze irema icyo ari cyo cyose biturutse ku ijwi ryayo gusa. Muri make ni ya Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ariko no mu gice gikurikiraho cy'itangiriro, ubwo ni igice cya kabiri, tubona haje irindi zina ry'Imana ari ryo Yahwe. Iri zina ryihuza n'izina Elohim twabonye yitwa Yahwe. Elohim, Imana ishobora byose, ifite imbaraga zose. Ariko muri make izina Yahwe ni ryo zina ry'Imana ryihariye, Imana imwe nyakuri. Akenshi rikoreshwa
bishimangira ko Imana ari Imana nyir'isezerano ifitanye isano y'urukundo n'abantu bayo yiremeye. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 7 turi amagambo ahari. Ngo Uwiteka Imana iri mu muntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo ubuzima. Turebe iyo Mana tubonye ishobora byose, ariko noneho iyo Imana ica bugufi uko ashoboye kunama igatoba kondo. Ibyondo murabizi, kugira ngo yemere ujye mu byondo tobe ibyondo wenda uri guhinga, ariko kugira ngo umuntu ajye gutoba ibyondo. Ariko Imana noneho, Imana ishobora byose, Imana yaremye byose, Elohim Yahwe, Uwiteka Imana ishobora byose, wemeye kumanuka noneho agatoba icyondo hasi, akabumbabumba umuntu amwitondeye, kuba ku mutwe, ingingo zose izirebeka n'izitarebeka zose akazishyira ku muntu, yarangiza ngo ikamuhumekera umwuka mu mazuru, noneho rero akagira ubugingo. Dutekereze ko guca bugufi kw'iyo Mana ishobora byose, kwemera ikazi gaca bugufi kugira ngo ibane n'umuntu. Muri make Imana yo kuva kera kose yahoze yifuza kugira ngo ibane n'umuntu, n'uyu munsi kandi iracyifuza kubana n'umuntu, niyo gahunda yayo. Ariko ikibazo, mbese twebwe turifuza kugira ngo tubane nayo? None se twabana nayo tutayizi? None se turifuza kuyimenya? Byanze bikunze nitwifuza kuyimenya, tuzifuza no kubana nayo. Ni byiza rero kuba dutekereza kuri ibyo bintu byombi bigize kamere y'Imana, ari ukugenzura ibintu byose ndetse no kuba iri hafi yacu mu buryo bwose. Nkuko Pawulo yabwiye Abanyatene ari ku musozi wa Marisi ati, tiri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho. Muri make muri yo niho dufite ubugingo bwacu tugenda kubera iriho, kandi noneho rero turiho ku bwayo. Gaboneka mu byakozwe n'intumwa cya 17 umurongo 27 kugeza kwa 28. Ni by'ingenzi rero ko dukomeza gushaka kumenya Imana neza, kandi noneho uburyo bushize mu gaciro shingiye ku byo biri tubwira byerekeranye n'imico yayo, kugira ngo tugire nayo umushyikirano urushijeho kwiyongera. Niyo mpamvu ari ingenzi gusoma imigabane yose igize Bibiliya, aho kwibanda ku cyerekezo kimwe gusa. Mu by'ukuri uko turushaho kumenya imico y'Imana, ni nako turushaho kuyikunda. Muri iyi nkuru y'irema rero, dukurikije amagambo akoreshejwe avuga amazina y'Imana, turabonamo imico ibiri y'Imana, ariyo nk'uko twabibonye ni ukubiturenze, igenzura ibintu byose, kandi noneho rero iri hafi yacu. Rero tugenda turushaho kuyimenya, kandi twabonye ko kwimenya nta kundi ni uko ibyanditswe byera, ni ukwimenyera muri Kristo, mu byo Kristo yakoze ngo twabibonye. Bizatuma rero turushaho kuyimenya, kandi noneho rero bitume turushaho kuyikunda ndetse no gushobora gushyikirana nayo, nk'uko insanganyamatsiko y'iki gihembwe iraduhamagarira kugirana ubumwe n'Uwiteka Imana yacu. Tugeze ku ngingo ikurikiraho ivuga ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Bibiliya itwereka ko Yesu atari ishusho y'Imana gusa, oya. Bibiliya itwereka ko Yesu atari ishusho y'Imana gusa, ahubwo itwereka ko ari nawe uhishura Imana. Nk'uko twakomeje kubibona, ubonye Yesu Kristo ababonye Imana. Turi amagambo aboneka muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 9. Yesu aramubaza ati, ubwo yabazaga Filipo. Yesu aramubaza ati, nabonye nawe iminsi ingana icyo, kandi ntiwari wamenya Filipo. Filipo aramubaza ati, twereke Data twese. Ariko noneho rero Yesu aramubwira ati, tubanye iminsi ingana iki, tubanye imyaka ingana iki, ntabwo wari wamenya Filipo? Ubonye Data. Niki tumye uvuga uti twereke Data wa twese? Uyu Filipo yari afite amatsiko yo kumenya Data wa twese. Mbese natwe umunsi wa none tugira amatsiko yo kumenya Data wa twese? Ntabwo tuvuga wenda ngo ibyo dusanzwe tuzi birahagije, oya. Ariko na Filipo kandi yarabanye na Yesu, yifuje kugira ngo amenye Data wa twese mu buryo burenzeho, nakukagombye kumva ko dukeneye kumenya Data wa twese mu buryo burenze, kugira ngo tumenye noneho umubano wacu urusheho gukura. Nuko Yesu ati, twabanye igihe cyose tumaranye, ntabwo ari wamenya. None natwe aratubaza ngo igihe cyose tumaranye, ibyo yadukoreye byose, ntabwo twari twamumenya? Uwiteka tubashishe kumenya biruseho. Hano rero birashaka kuvuga ko kugira ngo tumenye byinshi ku byerekeranye n'uko Imana iteye, tugomba kwitegereza Yesu. Muri make tukitegereza, tukumva amagambo ye,
kandi tuzayumvira he mu byanditswe byera. Noneho kandi tukibuka n'ibikorwa bye, yakoze ibikorwa byinshi cyane hano muri iyi si n'uyu munsi, kandi ndatekereza ko agikora byinshi cyane muri wowe, muri njyewe twaramubonye. Kandi noneho tugatekereza n'urukundo rwe, cyangwa tukibuka urukundo rwe yagaragarije abantu abinyujije mu rupfu rwe rwo ku musaraba ndetse no mu kuzuka kwe. Bibiliya rero duhaye ibintu bine by'ingenzi byerekeranye n'imibereho ye kugira ngo dushobore gusobanukirwa uwo ari we, ibinyujije mu bitabo bine twita ivanjiri byanditswe na Matayo, Mariko, Luka na Yohana nk'uko tugiye kubireba. Matayo yerekanye Yesu uwo ari we, amwerekana nka Mesiya utegerejwe igihe kirekire. Mariko we yerekanye Yesu ko arazwe n'imibereho yo gukorera abandi ndetse no kwitanga, kandi noneho agakora byose ashaka. Twabonye ko Yesu nta na rimwe yakoraga ibye, buri gihe yavuga ati ndakora nk'uko data yantumye. Muri make yakoraga ibikoranye n'ubushake bwa se. Uko niko Mariko yamwerekanye. Luka we rero yamwerekanye nk'umunyampuhwe. Yohana amwerekana nk'umwana w'Imana uwavuye ku bwana bw'Imana akaba akigira umuntu. Kandi noneho turarekirwa kwizera ko Yesu ari uwo yivuga ko ari we, kugira ngo imibereho yacu mu by'umwuka ishobore kuvugururwa. Nubwo ubutumwa bwose rero ko ari bune buvuga ibintu bimwe, ntabwo bugaragaza ibintu mu buryo bumwe. Oya, buri wese abugaragaza mu buryo bwe. Buri mwanditsi afite ubunararibonye bwe bwite, kandi urwo runyurane rwongera ubumenyi kandi rukarushaho gushimangira ubumwe butangwa kugira ngo ruhuze n'ibikenewe mu mitekerereze itandukanye. Umwanditsi wo ku gatabo yashoje iki cyigisho atwigisha gusenga, adushishikariza guhora dusingiza Imana kubera iyiriyo. Muri make Imana ikwiriye gusengwa, ni ikwiriye gusingizwa kubera twabonye amazina yayo, twabonye icyo asobanuye. Muri make uyu mwanditsi adushishikariza guhora dusenga dusingiza Imana bitewe n'iyiriyo, ibyo yakoze kandi ikomeje gukora mu mibereho yacu, tukayisingiza tukavuga icyo birivuga ku birebana nayo. Muri make niba twarabonye ko ari Imana ishobora byose, tukayisenga tuvuga tuzi ko ari Imana ishobora byose. Noneho kandi niba ari Imana yifuje kubana natwe, tukayisenga tuzi ko ari Imana yifuje kubana natwe, tukayishyuza. Niba tubona tugeze aho twumva turi twenyine, tukayitabaza Imana utwemereye kuzabana natwe none kuko komeza ubane natwe. Muri make irifuza kugira ngo nitujye tunasenga tujye dukoresha ya mazina yayo tuyitabaza, kandi ni Imana isezeranya igasohoza byanze bikunze. Niba yaravuze ngo nitutabaza tutabara, byanze bikunze izadutabara. Cyane cyane noneho turi gusaba kugira ngo tugirane ubumwe nayo, dushyikirane nayo, byanze bikunze izaduha Mwuka Wera azatubashisha gushyikirana nayo. Dusenge rero ubudasiba, kandi mu gusenga tuzasubizwa. Yesu yigeze kubwira abigishwa ati mbese ko muri babi ariko akaba muha abana banyu, muzi guha abana banyu ibyo mwita ko ari byiza, ati none data wo mu ijuru we niba musaba Mwuka Wera azahora ateka kumubaha. Nuko rero dusenge ubudasiba, dufite Mwuka Wera twahaye nk'umufasha, tuzamubona kandi azatubashisha kubana na data twese nk'uko bikwiriye. Muri make rero nta kindi kizadushoboza ni ukwifashisha handitswe ngo mu byo dukora byose, kwifashisha handitswe ngo. Twabonye ko handitswe ngo yatumye abantu benshi batsinda barimo na Kristo watsindishije Satani. Handitswe ngo Imana rero yerekaniye mu mico itandukanye. Twabonye ko Imana ni urukundo, twabonye ko kandi Imana ari Imana yera. Muri make rero natwe turarikira kugira ngo tugire urukundo, turangwe n'urukundo, ariko kandi ikongera ikifuza ko twaba abera nk'uko nayo ari yera. Ariko twibaze, mbese ibi byose birashoboka? Birashoboka twifashijwemo n'Umwuka Wera, birashoboka twese ibyanditswe byera, birashoboka turamutse tuzi ko ntacyo dushoboye twebwe ubwacu, tukamenya ko dufite Imana Uwiteka Imana ishobora byose yabidushoboza. Ibi bizashoboka kuko n'abandi barabishoboye kandi bari abantu nkatwe. Muri make rero kuva Imana itangira kurema yifuza ko tugira n'umubano cyangwa umushyikirano wa bugufi nayo. N'uyu munsi wa none rero nicyo cyifuzo cyayo, kugeza iteka ryose Imana irifuza kugira ngo umwana w'umuntu agirane umushyikirano nayo. Nubwo Satani rero yibasira cyane cyane ubumenyi dufite ku mico y'Imana, ariko byanze bikunze Imana itwereka mu buryo busobanutse neza ibinyujije mu ijambo ryayo ndetse no mu mibereho y'umwana wayo Yesu Kristo nk'uko twakomeje kubibona. Mu by'ukuri rero kugira ishusho y'Imana isobanutse kandi nziza ni iby'ingenzi niba dushaka kugirana umushyikirano wimbitse n'Imana Data wa twese. Uwiteka rero
wowe twabanye muri iki cyigisho cy'iki cyumweru akugirire neza, aguhe kongera kumva ko ubwo ntacyo ushoboye, ahubwo ubishobozwa byose na Kristo uguha imbaraga. Noneho rero usabe izo mbaraga araziguha, kandi nkuko twakomeje kubivuga twahawe umwuka rero kugira ngo adufashe. Reka twigishe ijambo ry'Imana, twige no gusenga, umwuka adufashe kugira ngo turusheho kwegera Imana. Twibuke ko icyisho cyacu cyatubwiraga kumenya Imana. Nuko rero reka duharanire kumenya Imana twese, tumenye mu byanditswe byera, tumenye mu byo yakoze, ibyo dukorera n'uyu munsi wa none n'ibizakomeza kudukorera, kandi twige kwishima kubera ko yatubereye Imana, yatubereye nziza, yarakoze. Data wera, Mana ishobora byose kandi isumba byose, warakoze kubana natwe muri iki cyumweru. Data wera, watwigishije Data mwiza ko nta handi twamenyera wowe, twakumenyera mu byanditswe byera, tukakumenyera mu mirimo Kristo yakoze akiri hano muri iyi si kandi nagikora. Data ndakwinginze buri muntu wese wafungura amaso, turebe ibyo yagiye udukora kuva twavuka kugeza uyu munsi wa none, tubone ko nta wundi muntu ari kubidukorera, ko ari wowe wenyine gusa. Data wera, tuguhe icyubahiro ukwiriye, kuko niho Mana isumba byose kandi ishobora byose. Yakora ku mubare natwe rero, ukomeze kutwigisha, ukomeze kuturinda gucika intege. Data mwiza, twemere Kristo abane natwe, twemere umwuka uratwigishirize, kandi twemere kuguma mu burinzi bwawe. Ibyo ushaka rero, ibyo ukunda, byatugira akamaro cyane, byatuma uhabwa icyubahiro Data mwiza mu mibereho yacu yose. Ndakwinginze biduhane n'abakunzi b'umusaraba bose mu izina rya Yesu, amen.